AI rero ikaba iri mu bice bitatu mu kuva yatangira kugeza ubu ngubu ndetse naho iri kwerekeza. Igice cya mbere nakubwira ni igice bita ANI, Artificial Narrow Intelligence. Artificial Narrow Intelligence ni ukuvuga ngo ni AI yatangiye mu myaka ya 2015, aho ngaho abandi bavuga ko ari mu 2017 aribwo yatangiye kwerekana ko itangiye kuba Artificial Narrow Intelligence mu by'ukuri. Kuva mu mwaka wa 2015 rero twatangiye icyo bita ANI. ANI ni iki turaza kureba icyari cyo, hanyuma twigaho tugeze ubu ngubu ni imbere gatoya ya iyo bita AGI. AGI rero ni Artificial General Intelligence, mu gihe ANI Artificial Narrow Intelligence. Iyo ngiyo abahanga bavuga ko izaza mu myaka itatu, hagati y'imyaka 3 n'5 iri imbere. Ubundi twari dusigaje imyaka 2 gusa ngo tugere muri 2027, ariko se twari twegereza AGI. AGI subundi ni biki? Turaza kureba ibyari byo uko dukomeza amasomo. Nuvuga ngo rero abahanga bamwe bavuga ko ari vuba hangaha mu myaka 2 cyangwa 3 iri imbere, cyangwa se abandi bakavuga ko bishobora kuba biri kugeza mu myaka 30, 2030. Urumva ko ni cyane cyane. Hanyuma rero mu myaka 2050 tuzatugeze mu cyo bita ASI, Artificial Super Intelligence. Artificial Super Intelligence ni biki? Nibyo tugiye kurebera hamwe duhereye kuri Artificial Narrow Intelligence. Artificial Narrow Intelligence ni system ikozwe ku buryo ikora ibintu runaka ariko bitoya, ntabwo ikora ibintu byinshi cyangwa se ibintu birenze. Urugero ni nko wafata ikintu ukakigisha gukora ariko ukakibwira ngo ujye ugenda uko nubaguhereza ibi ngibi ugereba hangaha urebe niba bishoboka cyangwa se bidashoboka. AI ni ugufata igasoma, igarizoninga cyangwa se igatekereza, igatanga igisubizo. Urugero reka tuvuge wenda ko bahaye AI bari kuyitoza, njye koresha urugero twakoreshaga mu ishuri cyangwa se n'abandi bashobora kuba barize Artificial Intelligence. Urwo rugero rukunda gukoreshwa ni ugufata kuko AI bayihereza datas, bayihereza amadone, hanyuma ikayasoma, hanyuma igafata icyo nakwita ngo ni patterns, uburyo ibyo bintu bitanye isano. Niyo izi ukuntu bikora ikoresheje algorithms zitandukanye. Ibyo nzagenda bisobanura. Ni ukuvuga ngo urugero bayihaye urutonde, kuko icyambere ni data kuri AI. Bafashe amazu n'ibiciro by'amazu n'ahantu ayo mazu aherereye, wenda n'imyaka bitewe cyangwa se n'ibintu bigize iyo nzu. Tuvuge irimo ibyumba 2, irimo ibyumba 3, irimo, hanyuma bakabihereza AI. Akariko kaba atari inzu imwe, ndakaba ari nk'amazu tuvuge nk'ibihumbi 20. Bakabwira ngo iyi nzu irimo ibyumba 5, irimo amashanyarazi, irimo internet, irimo ibi, iba ikodeshwa wenda ibihumbi 500. Wenda irimo icyumba kimwe ibikodeshwa 200. Irimo idafite icyumba wenda ifite gusa kakandi bita nka studio umuntu abareba abayicaye akabareba igikoni n'igitanda ahantu hose, tuvuge ni ibihumbi 30 n'urugero. Bakavuga iyo ni inzu uherereye muri aka gace. Ugiye muri aka gace we yandi twitse studio yishyurwaga 30,000 usanga ari 50. Ugiye muri aka gace wenda runaka yandi twitaga wenda inzu y'icyumba kimwe irishyurwa ibihumbi 700. Ugiye muri aka gace yandi twavuga ko ari yishyurwa gutyo. Noneho bikagenda bigenda ariko bifite ukuntu bigiye bitandukanye, nubwo yaba biri mu gace kamwe bikaba bifite itandukanye. Wenda ifite ibyumba ariko nta internet ifite amazi, ifite jardin, ifite piscine, ifite ibyo ngibyo ukabibihereza, hanyuma ukabihereza ari amazu menshi cyane. Ibyo nibyo twita data. Ukayibwira ngo gerageza wige ubasha kumenya bagendera kuki. Ibyo ngibyo abantu baziga wenda gutraininga model tuzabireba. Hanyuma rero ibyo birangiye, model yawe umaze kuyihereza testing data, ushobora no gutangira kuyihereza data utekereje. Ukavuga ati wenda inzu y'icyumba kimwe iherereye ahantu hana, reka mvuge ngo mu Kagarama n'urugero. Iyo nzu AI ihita ikubwira ngo boom, iyo nzu zayikodesha ibihumbi 45. Ibyo ngibyo iyo system niyo twita rero ko ari prediction, no predicting, no kukubwira ikintu bitewe wowe utaruzi igiciro wayihereza iyo nzu igati kuhereza igiciro igendeye ku buryo ibintu bisanzwe bigura cyangwa se ibintu yize uko byaguraga nuko bigenda bifitanye amasano. Ni system iba ifite
task imwe cyangwa ebyiri ishinzwe gukora. Tuvuge nk'iyo ngiyo nkubwiye ni ari nka system ishinzwe guhereza amazu ibiciro, iyo wayita ANI kuko ifite task imwe, guhereza amazu ibiciro. Iyo ngiyo ntago urumva ntabwo ikora ibintu byinshi, iyo niyo twakwita ANI. Izindi ngero za ANI twavuga nka spam filters. Spam filters ni uburyo ujya muri Gmail yawe ugasangamo hari message zagiye muri spam. Umuntu akubwira ngo nakurije message ngo mbese wayibonye, nakoresheje email ese wayibonye, wajya kura muri inbox ntuyibone, ukabase iyi message yagiye ahaganayo. Hanyuma hari igihe bakubwira ngo ujya kurira muri spam kwitaba yagiye muri spam. Ubu ngubu spam rero isigaye ikoresha artificial intelligence, ni ngo isoma ubutumwa ikumva ibintu umuntu ari kukubwira, ikavuga ati ibi bintu uyu muntu ari kwamamaza cyangwa se ibi bintu ntabwo ari ikiganiro gisanzwe, ni ibintu bidakenewe koherezwa uyu muntu. Iyo ngiyo igati ijyana muri spam. Spam rero ni za message woherejwe n'abantu mudafitanye gahunda cyangwa se abantu bari kwamamaza cyangwa se abantu utazi mu yandi magambo. So spam rero ikoresha ANI, ni ngo ni ukurobanura ubutumwa, ikareba ubutumwa burimo message n'ubutumwa busa nkaho butagufitiye message burimo kwamamaza. Iyo ni urugero rumwe rwa ANI. Urundi rugero ni self driving cars cyangwa se autonomous cars. Autonomous ni imodoka zitwara, murazizi nka za Tesla Autopilot na Google Waymo n'abandi bafite imodoka zitwara. Ziriya modoka zikoresha ANI, yarize igenda yiga ndetse ya updatinga bitewe n'ibintu igenda ibona ku muhanda. Ibonye umuntu agiye kwambuka, gabanya umuriro, aturutse iburyo hagarara, ahagaze gatoya ari gushaka kwambuka nubwo atabari kuri zebra crossing, genza gakeya, agabanyije umuriro, arirukanse hita uhagarara. Ibyo ngibyo niyo bita narrow intelligence, iri gukoresha ubwenge ariko buri narrow, ifite task yagenewe. Umuntu agiye kwiruka, gira hagarara, gize gutya gira gutya. Iyo ni narrow intelligence. Hanyuma tujye kuri face recognition. Face recognition hari izo twita Face ID na Google Photo, cyangwa se ibyo gufungura telefone yawe gutya ugira gutya hanyuma igafungura telefone. Iriya ni ANI, ni artificial narrow intelligence, ntabwo ikoresha ubwenge buhambaye ijya kudekodinga isura yawe cyangwa se kumenya isura yawe. Ifite ukuntu ihuzahuza imibare, yize ikoresheje algorithms, irashushanya isura yawe kuko ni imibare, ifite ukuntu ishushanya, ikagenda ishushanya imirongo ikayihuzahuza ikabasha kumenya isura yawe uniformye ku buryo nyine ibasha gufungura telefone yawe mu buryo bworoshye. Hari indi mwumvise yitwa AlphaGo. AlphaGo igiye kumera nka Dame, ariko iyo Dame ya mbere ikoresha ubwenge bwinshi ku isi kuko ifite possibilities nyinshi ugereranyije n'indi mikino. Akaba ari umukino usaba ubwenge bwinshi cyane kuwukina ku buryo mushobora kuwukina mukama mwamara amasaha menshi cyane mutarawurangiza kubera possibilities. Ni uguhuzahuza ama possibilities ashoboka ikagikina nawe igendeye ku ma possibilities. Kubera ko rero AI ikoresha speed ihambaye cyangwa se umuvuduko udasanzwe mu gukora imikino, mu kubara cyangwa se gukora imibare yayo, biroroshye kuba yakubita umuntu, kuba yatsinda umuntu ikoresheje artificial intelligence. Reka tujya kuri AI.